Ni inkuru y'agahinda kandi ibabaje aho umusaza wari uvuye gushyingira umukobwa we yitabye Imana mu bantu batandatu batwawe n'iyi mpanuka ya Hiyasi. Inkuru ibabaje yabereye mu karere ka Karongi aho abantu batandatu bari bavuye mu bukwe i Kigali bapfiriye mu mpanuka ikomeye y'imodoka itwara abagenzi bo mu bwoko bwa Hiyasi, abandi 13 bagahita bakomereka bikomeye. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa 9/26 mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Rwariro mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi. Amakuru avuga ko iyo Hiyasi yari itwaye abantu bari bavuye mu bukwe mu mujyi wa Kigali ahagana saa 3:30 za nijoro. Umushoferi ngo yagize ibitotsi bishobora kuba byatewe n'umunaniro bituma ananirwa gukomeza kuyobora neza iyi Hiyasi, birangira yirengeje umuhanda. Imodoka yarenze umuhanda irirukanka cyane igwa ahantu hareshya muri metero zigera muri 20 uvuye ku muhanda. Muri iyi mpanuka abantu batandatu bahise basiga ubuzima mu gihe abari 13 bakomeretse, harimo ndetse n'umushoferi wari utwaye iyi modoka. Mu bantu baguye muri iyi mpanuka harimo na se w'umukobwa wari uvuye gushyingira umukobwa we wari uri kumwe n'abandi bari bavuye muri ibyo birori by'ubukwe. Byari iby'umunezero gusa biza kurangira ari ibirori by'amarira. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba SP Twajenamahoro Sylvestre yavuze ko mu iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko impanuka ishobora kuba yatewe n'umunaniro w'ibitotsi byinshi byari bifitwe n'uyu mushoferi, byatumye ananirwa gukomeza kuyobora ikinyabiziga bikarangira kirenze umuhanda. Polisi yongeye kwibutsa abashoferi ndetse n'abatwara ibinyabiziga mu muhanda ko bagomba kwitonda mu gihe barimo gutwara ibinyabiziga kandi bakumva bafite umunaniro bakaruhuka kugira ngo bataza guteza impanuka nk'izi ngizi. Bibukije ko hari abashoferi bakomeza kugenda bakora amanywa na nijoro bakabura umwanya wo kuruhuka, bityo bikaba ari ukwangiza ngo ubuzima bwabo. Iyi mpanuka yongeye kwibutsa abashoferi, abagenzi ndetse n'abandi bantu batandukanye gutirengagiza umunaniro cyane cyane mu ngendo za nijoro, kuko akanya gato gashobora gutuma usinzira bikarangira ikinyabiziga kirengeje umuhanda maze ugatwara ubuzima bw'abantu benshi. Imana ishimwe ko abantu 13 barokotse mu gihe abandi batandatu bitabye Imana. Mbasaba iruhuko ridashira, ariko nibutsa abashoferi gukomeza kwitwararika. Abitabiriye ubukwe bari bishimye cyane, ariko urugendo rwaje gutaha ruvamo amarira ndetse n'agahinda. Njye umvaga ni Damour, iyi ni Damour Content. Kora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yizewe kandi agezweho.